Ya ikaze bakunzi ba Mimenya TV ndabasuje aho muherereye hose. Ndabakunda cyane murabizi nari mbakumbuye. Ndagira ngo mbabaze ngo iminsi mikuru yagenze neza shanye nenge yagenze neza ngo nubwo mwanze kunsohokana. Ariko akora tamura abana babi mfambura umuntu no mutsohokana shambega abantu. Bega bamwebwe umva ngiye mbaciye amande. Mbaciye amande yo kunsohokana muri no minsi basi tubyirengagiza tubyite ko bikiri. Basi tubyite ko bikiri mu minsi mikuru. Bakunze bamenya TV rero ndabakunda murabizi ndabakunda ndabazirikana umva nawe muntu ndeba nzi neza ko ndeba utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe like views share na comment kuri cya cyamamare byahamye mbikuye kuri mwebwe mufana banje Mimenyawe TV. Murabizi ko nitwa Mimi ntabwo ari ibintu nzajya mbabwira ni bisanzwe. None se iminsi mikuru yagenze gute rata? Ndagira ngo muze kuntera story mumbwire uko iminsi mikuru yagenze, mumbwire uko nyine ibintu bimeze urumva bese nyine ubundi haje. None se ariko ngo mwari mwifunze ibyana tu. Ngo mwari mwifunze ibyana kabisa mwatwitse. Urumva nyine ahantu hahiye urumva mbese ibintu nyine umva bimeze neza ari wane hari kugurumana nyine. Murabona ko ntangiye umwaka mberewe. Uko ntangiye umwaka ndakuki. Murabona ko nambaye neza. Umva ntabwo nikoraho. Ubu narambabwire ngiye kuba kubita ikuru rivuga ngo Mimi noneho yaba yarabanyesheri. Murabyakira mute? Hari umuntu uri kumpropose muri no minsi yambwira kankunda ariko nyine ntago ndagira gute ndamuha igisubizo atamwemere cyangwa murabona nyine akana mbe mbyihoreye. Mongere nama bakunze bamenya TV mubereyeho kumfasha mubereyeho kumba hafi murabizi ko twikundanira abatanu ubwo mutansohokanye mwari iminsi mikuru mwenyine ariko murabizi turakundanye tumboza ku mutima. Rero mva mu rugendo rutoroshye rwo gutereta Juno na none ntago ndabaje kumubona na none ndacyahinga ndakihiringa nyine ariko umva hamwe no gusenga nziko nzashyira nkamubona. Umva rero n'amakuru mfite muri no minsi mikuru umva ngimigeri mu buriri yari imeze nabi nginkokora reka sinakubwira abagore bamva abagabo barasinze abagore nabo bararakara babimake z'umugoroba nyine umva bundi ngingumira avuga ko ye baba we naye waba uri mu bahuye n'izo nkokora zo mu minsi mikuru mu buriri. Umva ngo hari hahiye uretse njyewe nyine utagira umukunzi wabuze umuntu utsohokana ariko abandi bose bari batwitse kabisa. Ariko gusa ntangiye umwaka nsa neza by the way namwe muri kubibona tu. Nizere ko namwe mugiye kunkubita udufoto nyine kuri ya nimero mukanyira ukuntu mutangiye umwaka 2024 mutwika mukanyira ukuntu umwaka 2024 mutangiye umva hahiye mbese. Noneho akarusho ndashaka ko muri uyu mwaka wa 2024 abafans banje bose dupanga umuhuro umva gundi tukanywa byeri tukatwika kandi muzabimfashemo dupange gahunda ifatika dushyire witariki umva ID zanyu zirakenewe byaho tumenye ngo ese twahura mu kwa kangahe ni mu kwa mbere ni mu kwa kabiri cyangwa ni mu kwa gatatu kugira ngo nyine mbese dukundane ariko tunaziranye. Hari abantu babwira ngo bakeneye kubona Mimi kandi ndahari ku bwanyu ngo mumbone. Niyo mpamvu rero dukwiye gutegura umunsi tukabonana tukishima tugasangira nyine twabasha nyine kuguma kubana tunaziranye si byose. Ubu ntabwo mujya mugira amatsiko muvuge ngo ese uriya ni Mimi koko cyose ntago ari we iriya nimero ni ya Mimi ntabwo mujya mugira n'amatsiko yo kumbona shambega mwebwe ngenda nababaye pe. Murabizi ngo umuntu umbwira ko ndi mwiza rero ntihagire ko ntihaze kubura umbwira ko ndi mwiza. Nihaze kubura umuntu umbwira ko ndi mwiza muri comment murabona ntarananutse ratanga bagakobwa keza bega mwebwe. Subwo hagize umuntu wamagara akambwira ngo Mimi ngo no kugura akabyeri koko mva mwabikoze nkabicinira. Umva noneho muri minsi ndi kugurumana mva ntabwo byoroshye muri no minsi hari gushya. Muri no mwaka wa 2024 ndashaka kubategurira comedy zitwika ndashaka no kuza ndumuriro ku buryo umva hagomba gushya nshuti zanjye ndi kubategura show ya dance muri kiriya cyumweru urumva ndi kubategura mbese sumbe babwire gute
ntabwo nzi ukuntu nabibabwira ngo mubyumve gusa jewe muri uno mwaka wa 2024 dutangiye munyitege ngiye kuhakorera ibintu birenze ngiye kuhakorera ibintu bitwika umva mbese ngiye kujya mbahera gahunda zose ku gihe gahunda zo mu buriri rero maze iminsi nari kuzitekerezaho cyane ibintu bijyanye na kwaje kwa pura nyine urumva umva mpamya neza ko noneho umva imishyuke mu minsi mikuru nidanje kubera ko uburyo byeri zari zabishe menya ko nta muntu wabashije no kwirongorera umugore kabisa umva uno munsi mukuru wari urimo byeri ziteye ubwoba uyu munsi mukuru wari urimo byeri zishyushye yewe gawe umva ninjye wahombye nyine ahubwo nyine abandi nari ndi kuhamagara ngo muri hehe twatwitse gisimenti mwe Nyamirambo hehe umva n'ahandi henshi ntazi nyine umva mbese mbega umunsi mukuru ahubwo njye narahombye ariko ndashaka gukora retour daje ndashaka muri no weekend nanjye nshaka kurya umunsi mukuru kandi wanyu ninde uri munsokane ninde nimero ya mbere umva kantegereza muri comment ntari bitu gusa ndabakunda uko byagenda kose muri abanjye mbahoza ku mutima indani muze dufatanye nkuko mwamfashije muri uno mwaka urangiye kongera dukomezanye ibyiza biri imbere bye bye ciao ciao